Ewana mbahaye ikaze nanone kandi kuri International Harmony TV nk'ibisanzwe ni njye Siagy Talento. Ni Siagy Talento. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bakunda kongera ngo Siagy Talento Pro. Ku buryo turi kudirectinga iriya miziki mubona cyangwa ariya mavideo, amazina arahinduka hakiyongeraho akantu. Channel rero ni International Harmony TV nk'ibisanzwe. Mba mbakumbuye cyane nkavuga ati reka nze tube tuganira n'ubundi nk'ibisanzwe kuri International Harmony TV. Turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye cyangwa byinshi biri kugenda byadususuritsa imitima cyangwa byatuma turuhuka mu mutwe. Bisobanuye ko rero ntari bunatinde cyane kuko ngiye kuza mpita nangira tuganira kuri uno mugabo witwa Yago Pondati. Pondati kabisa ni umugabo wagiye umenyekana cyane mu muziki nyarwanda. Si no mu muziki gusa, umuziki yawujemo avuye mu itangazamakuru. Yabanje gukora kuri TV10 mu gisata cya showbiz, muramuzi cyane akora kuri TV10 ibintu bigendanye na showbiz, ndumva ariho twakunze kumumenyera cyane. Nyuma yaho ariko kuri TV10 avuye kuri TV10 nibwo yahise aza ajya kuri channel ye yitwa Yago TV Show. Yagaragenda bayaga kabisa, ariko Yago byaje kurenga byandi bita kurengera, byararengeranye. Yago yarakunzwe, biba nyine wa muntu ukundwa bikagaragara ko akunzwe. Yago yarakunze, mwaramukunze cyane mu gihe cye, aragenda yubaka izina cyane. Amaze kubaka izina ariko ntago sinzi, wagira ngo hari ibintu bituma iyo umuntu amaze kugenda abona inzira neza bigenda bimutanisha, bimubwira ati ca ahangaha, bimuganisha munsi y'umuhanda, inyuma y'umuhanda. Yago rero yaje gukundwa nk'uko twabivugaga. Amafaranga ya YouTube burya ni n'amezi araryoha mw'abantu mwe. Yago yaje kugira gutya, amafaranga ya YouTube aramuryohera pe, araryoha, atangira gufata za rutemikirere yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuryoshya gusa, yerekeza za Canada kabisa. Yagaba Yago aragenda agura amamodoka, aragenda aba umugabo kabisa, umusore byagaragaraga ko yari afite ahazaza. Ariko hari ukuntu Satani, ngo hari umuntu wamwe ngo kwa kundi Satani yivanga mu bintu byawe ngo aba yazunguje umurizo. Satani yagize gutya azunguza umurizo hejuru ya Yago kabisa. Hari ukuntu usa nk'uwibagirwa gatoya, icyo uri cyo. Wamara kwibagirwa gatoya ikintu uri cyo, ugashaka kuba ikindi. Ngayo nguko rero yaje gutsa nk'utana gatoya, asa nk'utandukira, atangira twabyita nko kurengwa. Amaze kurengwa rero nibwo yatangiye kujya muri byo twita amatiku kabisa. Amatiku ntabwo yaje kuba muhira pe, amatiku ntabwo amuhiriye, kuko ubwo yinjiraga mu matiku, yinjiye mu matiku nabi. Ewana, aba influencer bagenzi be, abo bakoranaga, abo babanaga mu gisata cya entertainment mu gihugu cy'u Rwanda, bamuviraho indimwe, icyo bita kuviraho indimwe. Umuntu mwese mwarabibonye kabisa, bamugira umusazi. Bamaze kugenda bamugira umusazi, nibwo byagiye bitangira kugaragara ko mu mutwe yatangiye gusa nk'ugira ihungabana, kuko ewana baramwuriye. Bamaze kumwurira yibagirwa icyo ari cyo kabisa. Dore ko Yago mu bantu ahanini baje kuba baterana amagambo bikamugora cyane, twabonyemo ba Djihad, tubanamo ba Irene, tubanamo n'abandi ba entertainer benshi bagiye batandukanye hano mu Rwanda, bagiye baterana amagambo bikagenda bikomeza kugenda bimugora cyane. Ntago byarangiye gutyo gusa rero. Yago amaze kubona neza ko yamaze gutsindwa, intambara zasaga nk'aho yishoyemo, intambara yari yishoyemo, amaze kubona ko azitsinzwe, nibwo we ubwe byamurenze, agafata icyemezo cyo kugira gute, agafata icyemezo cyo gusohoka igihugu cy'u Rwanda, akajya gutura mu gihugu cy'Ubugande, mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande. Amaze kugera mu Bugande, twabonye byandi bita challenge ku muntu. Twabonye challenge kuri Yago. Tubona Yago wa wundi Sakiri Yago, yagatangira kuvugwaho none n'ibindi bitandukanye. Batangira kuvuga ko yakennye, byamugoye, nta buzima, ntaki. Imyitwarire ya Yago iragenda irahinduka. Batumirwa yaboneraga kugiye mu gihugu cy'u Rwanda kuri channel ya Yago TV Show barabura. Ndabyibuka ari i Bugande, abatumirwa
nka batatu naba numva neza kuko nanjye namukurikiranaga baba baramusuye. Yasuwe na Mavenge Sudi. Mavenge Sudi muramuzi w'umuhanzi nyarwanda wa kera, ariko n'ubu aracyari, ntabwo ari uwa kera kuko n'ubu aracyari, yatangiye kera ariko n'ubu aracyahari. Arongera mu gihugu cy'Ubugande asurwa na Mavenge Sudi uwitwa Makanyaga Abdul. Makanyaga Abdul nawe ari mu bantu baje kuba bamusura. Makanyaga Abdul avuyeho yaje kuba asurwa n'umuhungu yamanagingaga witwa Inyogoye. Tugarutse rero ku Nyogoye wamusuye, wibuke ko ari we wamumanagingaga amaze kumugira umusitari, hari aho yari yaramuvanye ari nawe yari yaramugejeje. Byaje kurangira bya bindi koko abantu bavugaga mu itangazamakuru, ibyo twakwita mikoro kuri Yago bisa nk'ibimushiranye. Uwo yari yarazamuye ari we Inyogoye yahise agira gute, yahise aburirwa irengero, twamuburiye irengero. Inyogoye turamubura mu by'ukuri, twari twaramukunze cyane, abanyarwanda bari baramukunze, yarabasetsaga cyane, afite udukomedi twiza tugiye dushimisha abantu. Inyogoye barabuze, umuhungu wa Yago. Inyogoye rero twaje kongera kumubona yagiye gusura Yago i Bugande, bakorana interview, ariko iyo interview nayo ni ahantu yageze hanini twavuga, uretse bakeya nyine bakurikiranira Yago hafi bagiye babibona ko yamusuye. Na nyuma yo kugaruka avuye i Bugande, ndahamya neza ko ntawe uzi iherezo ry'Inyogoye. Ibyo rero ni za ngaruka z'iki, za bya bindi byagiye kuba kuri Yago, byagiye ya matiku yagiye yikururamo akagenda amugonga akamusubiza inyuma mu rugendo rwe rw'itangazamakuru cyangwa mu rugendo rwe rwo gushimisha abakunzi be kuri Yago TV show. Byaje kurangira rero Yago mu minsi mike ishize yaje kwibaruka umwana, we na madamu we baje kwibaruka umwana. Maze kwibaruka umwana, ariko mu gihe cyo kwibaruka umugore yari afite igihe gito kitageze no ku cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, nibwo twaje kumva inkuru ko Yago n'umukunzi we bamaze gutandukana bakibyara umwana wabo wa mbere. Bahise batandukana. Bamaze gutandukana Yago yabaye noneho nk'umusazi. Maze kuba nk'umusazi, ntago byarangiriye aho ngaho. Yago yagarutsweho cyane mu itangazamakuru, arongera araririmbwa, baramuvuga. Ibyo twakwita ko byose bimurangiza noneho bimukubita hasi cyane. Mu gihugu cy'Ubugande urumva yari yisigaranye, nta Mugande twigeze tubona yaba yarahostinze kuri Yago TV show, nta munyarwanda w'umusitari wenda ufatika yaba yarahostinze nk'uko yabikoraga akiri mu Rwanda. Amaze kubona ibyo byose rero biri kugenda bimubaho, atazabishobora atari mu gihugu cy'iwabo, ibintu bye akora byose abona biri kugenda biba down, bigaruka bisubira inyuma, nibwo Yago yaje kuba afata decision, nakwita ko ari icyemezo cyiza kandi yatekerejeho nk'umuntu w'umugabo. Yaje kuba atekereza kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda kabisa, mu gihugu cyiza cy'u Rwanda aragaruka. Ariko mu kugaruka ntago yaje kuba agaruka gutyo gusa, kuko mbere yo kugaruka yabanje agaragara kuri kamera arimo yiyambaza Imana, aho yari akiri mu gihugu cy'Ubugande. N'ubundi aho yari akiri mu gihugu cy'Ubugande, ku cyumweru cyashize nibwo twagiye tubona yashyizeho icyo twakwita ikibwiriza cyangwa ijambo ry'Imana rigaragaza ko ashobora kuba noneho yemeye icyaha. Yari amaze gusa nk'aho yemeye icyaha, yemeye ko noneho bwa buzima bumugonze, bibyanze neza, atangira kuvuga ati noneho niyeguriye Imana. Mu masengesho menshi twarabibonye kabisa, kuko ati ni byiza cyane, niba agiye gukorera Imana ni ikintu cyiza cyane. Ariko ntabwo nabitinzeho ngiye ku giti cyanjye, wenda sinzi n'abandi ukuntu bagiye babifata, ariko burya gukorera Imana bene kariya kageni byari bifite icyo bigiye gusura cyangwa kugaragaza. Nyuma y'aho yatangiye kugaragaza Imana rero, byagaragaje ko ari igihugu cy'Ubugande yari arimo asezera abwira abanyarwanda ko agiye kugaruka, Imana igomba kumushyigikira mu rugendo rwe rwo kugaruka bikagenda neza. Yagarutse rero mbere yo kugaragara cyane, atangira gutwika cyangwa atangira guhostinga nk'uko yari asanzwe ari mu gihugu cy'u Rwanda, yatangiye ahita abanza gusaba imbabazi bagenzi be bakoranye umwuga w'itangazamakuru cyangwa wo guhostinga cyangwa w'ubwinfluencer. Aho twagiye tumubona asaba imbabazi abantu bose baba baragiranye amabifu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yahereye kuri ba Jihad, avuga ati Jihad ndagusaba imbabazi, akurikiraho ba Irene, agaruka kuri ba Paxson wagaragaye kuri kamera cyane, ari kugenda agaragaza ko Yago atanamuzi, n'ibintu akora atanabiha umwanya, atanabyumva.
Yago nawe yamugarutseho nawe amubwira ngo amubabarire niba hari icyaha yaba yaramukoreye cyangwa ikosa yaba yaramukoreye. Yago rero uyu munsi wa none ari gutangaza yuko bene wabo cyangwa bagenzi we bari mu gisata kimwe cya entertainment hano muri showbiz nyarwanda, bigaragara ko yamaze kubasaba imbabazi, igisigaye ari ukwicara kuri kamera akongera akagaragara nk'uko twamubonaga cyangwa uko yajyaga abikora. Turabizi Yago ni umuntu warebwaga cyane akarebwa n'ibihumbi byinshi cyane, kuko Yago utekereza yarebwaga n'abantu ibihumbi nka 500 cy'ibihumbi 300 mu gihe gito cyane, ariko n'ubu ngubu gupeza ibihumbi 100 ni ikintu cyakomerera Yago cyane kitapfa kumworohera. Tukaba tubwira abakunzi ba Yago cyangwa tubabaza niba babona koko yagagarukanye za mbaraga yahoze afite. Ese twibaza za mbaraga za Yago tuzongera tubone Yago wa wundi twari tuzi kera wajya kuduha ibintu byiza tukishima tukanezerwa, cyangwa tuzongera tubone Yago wa wundi wahostingaga ibintu bikagenda bigakundwa cyane mu gihe gitoya, kuko Yago yari mu banyamakuru batatu bo kuri YouTube bari abanyamakuru beza, kuko ndatekereza ko na Irene navuga yuko The Choice yaje nyuma ya Yago TV Show. Yago TV Show niyo yari iri hejuru cyane ya MI Empire ya The Choice kabisa. Cya kiganiro cyaje nyuma ya Yago TV Show. Twibaze rero niba Yago agiye kugaruka ari wa wundi tuzi wa kera, cyangwa ari wa wundi wakoraga ibintu bigatrendinga, cyangwa ari Yago wagiye agacikira intege i Bugande bikarangira birangiye, kwa kundi uvuze ngo ugenda uzi ko uzakumburwa ahubwo wagaruka ugasanga waribagiranywe. Reka tubitege amaso byose tugende turebera hamwe ko bizaza kuba bigenda. Gusa tumuhe ikaze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, twongere tumubwire ngo ni karibu cyane kabisa, kuko nta nka yasize aciye amabere. Niba we ubwe avuga ati aragarutse, kandi agarutse aje aciye bugufi, yagarutse asaba imbabazi bagenzi be bagiye bakorana mu gisata cya entertainment, avuga ati mumbabarire kabisa nagarutse, twongere dukore, twongere tuba abavandimwe, twongere dukore ibintu bya danje. Ni ikintu cyiza cyane, kuko hari abantu benshi kabisa bagiye bazamukira kuri Yago cyangwa bagiye bagirira umugisha kuri Yago. Tuvuga ati rero reka tubitege amaso dukomeze kugenda twibaza ati harakurikiraho iki. Gusa amakuru ayo yose yagenda aza nagenda yabagezaho. Rero uyu munsi nari nateguye kubaganiriza kuri Yago, urugendo rwe rwo kuva mu Rwanda yerekeza i Bugande, no kuva i Bugande yongera kugaruka mu Rwanda. Ese byagiye bigenda gute? Yagiye anyura hehe? Yajyanywe n'iki? Yagaruwe n'iki? Byose ni ibintu ngiye nyuramo muri makeya, kandi bibashije kugenda byumvikana cyane. Nkababwira ngo rero wowe unkunda cyangwa wowe wakomaze gukora subscribe, komeza ukore icyo twakwita nka share, usharinge n'abandi ibintu byanjye. Nibona ibiganiro byanjye hari ukuntu bikuruhura mu mutwe, cyangwa hari ukuntu ubitega amatwi ukumva biragufashije, reba kuri iyo nimero iri kuri screen yawe. Iyo nimero kabisa ni ya International Harmony TV, cyangwa urayandikira nze kubasha kuba ngusubiza mu gihe cyihuse kandi mu gihe gitoya kabisa. Ubutumwa bwawe buraza kuba bugeraho. Ari kuri WhatsApp ndabibona, kuri Facebook ushobora kwinjiraho nabwo ukasacinga CG Talent nk'ibisanzwe. Instagram nayo ni CG Talent, hose ushobora kugenda ukaba wabona adresse zanjye neza, ukagenda ubasha kunganiriza umbwira ati bikore gutya bikore gutya. Burya muri abantu banjye kabisa, natwe tuba turi abantu banyu. Aho mubona bitagenda neza muba mugomba kutubwira, mu kudukebura tugakebuka kabisa, kuko ni mwebwe tubwira, ni mwebwe turebera ibiri hariya cyangwa ibirara, ibyo twumva byose, ibyo tubategura ni mwebwe tuba twabitegura, ntabwo ari twe tuba twabyiteguriye. Rero ndagushimiye wowe wakomeje kugenda udukurikira kuri International Harmony TV, mubwira ngo ikiganiro nakagaruka.